abantu rero bashaka ngo tubateteshe ngo tujye tuvuga ngo imbere ngo mu mutima ngo inyuma ngo tuhareke. None uzakizwa mu mutima inyuma he gukizwa? Ujye tuvugisha ukuri. Ntabwo igiti cyera imbuto mu mutima, igiti cyera imbuto ku mashami. Sa n'ubutumwa bwiza, vuga nk'ubutumwa bwiza, ambara nk'ubutumwa bwiza, ugende nk'ubutumwa bwiza, wikwishushanya n'abiki gihe. Tanga umubiri wawe ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwayo gukwiriye. Ntiwishushanye n'abiki gihe, uhinduke rwose kandi ugira umutima mushya. Ariko menya ngo uyu munsi uyu mwanya Imana iri kuvugana n'umusozi ukuri imbere. Imana iri kuvugana n'umusozi ukuri imbere. Kamabwira umusozi mubi. Abantu badakunda kurega, abantu badakunda kubwira Imana, badakunda kurega ku Mana kugira ngo Imana ibatabare, kugira ngo Imana ibakure imbere, ni umusozi witwa icyaha. Uwo musozi witwa icyaha ugoye abantu. Abantu baragoye kubera uriya musozi, kandi ni umusozi mubi utera umuvumo, ni umusozi mubi utera umwaku, ni umusozi mubi utuma abantu badatabarwa, ni umusozi mubi ugutandukanya n'Imana, ni umusozi mubi utuma uba ikivume, ni umusozi mubi utuma iby'Imana yavuze bidasohora. Rero nimba uwo musozi ukuri imbere, haleluya, ndahubwiye ngo wiyita iki imbere y'umukozi w'Imana? Wowe rero uwo musozi ni wowe ugomba kuwibwirira. Wowe wibwirire uwo musozi, umfashe muri uyu mwanya ndi kuvuga ubutumwa, uwo musozi uvane mu mutima wawe. Nagira ngo mbabwire bene data abakristo, hari igihe duhera murungabangabo turi gusenga, tugasenga imyaka 2, 3, 4 tudasubizwa, ariko nitumenye impamvu. Abantu bafite umusozi witwa kutizera. Iyo ufite icyaha ukaba udafite kwizera Imana, ukaba udafite guca bugufi ngo wature, ibyo usaba byose urabisaba ugaheba. Icyaruta nuko byibuze wagenda ukicungura, aho gukomeza kurushywa n'ubusa ubwira Imana ngo igucungure, ngo igutabare, kandi icyo ishaka kugutabara utagikuraho. Ibyiza nuko wagenda ukirwanaho nk'umuntu w'umugabo, ukirwanaho n'abandi bagabo birwanaho bagasubizwa. Ariko niba ushaka kubivana ku Mana, kura igisitaza mu nzira, ari cyo cyaha. Murabyumvise? Haleluya. Uwo ni umusozi mubi utera umwaku, utera umwaku, ukazahora usenga ukabura. Icyambere, ntushobora kubona aya mavuta bamaze kutubwira, aya mavuta y'umwuka wera ntushobora kuyabona ufite icyaha, kuko Bibiliya iravuga ngo nibishoboka ko ab'isi bayahabwa. Ntushobora kuyabona, Imana yaba yivuguruje. Tuvuga umusozi w'umuntu abantu ntibamumenye, ntabwo bamumenye. Reka mbabwire, umuntu ni umusozi mubi. Ngiye kuwusobanura muri makeya mu mwumve. Ngiye gusobanura umusozi w'umuntu mu mwumve. Ngewe nakoze akazi ko mu rugo, nakoze akazi ko mu rugo imyaka 7. Mutabona ndi umukire, mubone ndi pastori, mubone ndi mu mujyi wa Kigali, mugire ngo niko navutse cyangwa niko byari bimeze. Ni imisozi Imana yakuye imbere yanjye. Ariko ubundi nakoze akazi ko mu rugo, nagakoze imyaka 4 ndi umupagani, ngakora imyaka 3 ndi umukristo. Ndi umupagani. Rero mwababyeyi mwe mujye musenga Imana, mutazahura n'ibibazo mutazi. Umuntu ni umusozi mubi. Uzi ko umukozi wo mu rugo aguha amazi adatetse, ariko wowe ukayanyuzi ko atetse. Nimba itorero urimo cyangwa idini urimo rijya kwigaburo ryera, ifunguro ryera, reka mvuge
reka mvuge yenda no guhazwa ubyumve, ariko nagira ngo nkubwire ugomba reba nimba nuko guhazwa n'iryo funguro rihabwa mu bunyangamugayo bwaryo. Ntabwo yavuze umutsima gusa, yavuze umutsima n'amaraso. Ariko amadini amwe atanga umutsima gusa, ntatanga amaraso. Nimba baguha umutsima, nibaguha amaraso, urumva hari ubugingo ufite? Nta bugingo ufite idini, ariko barakubeshya. Shaka ubugingo buzima. Twumvise imirimo n'ibitangaza wakoreye Eliya, yuko wiyerekanye imbaraga zawe zikaboneka, abantu bose bakavuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana, Uwiteka gusa niwe Mana. Ni muri ubwo buryo rero tugiye gukomeza twumva kwamamara kw'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe. Nguyu umukozi wawe ahagurutse nawe agiye gukomeza tubwira Imana, ntabwo aje tubwira dayimoni, ntabwo aje kutubwira shitani, ntabwo aje tubwira ibigirwamana, aje kuba ari wowe akomeza guhamiriza, avuga imbaraga zawe, avuga Yesu wazutse akaba yicaye iburyo bw'Imana Data. Natwe rero turano duteze amatwi kugira ngo twumve icyo wamudutumyeho, kugira ngo dukomeze kwaguka mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Nitwa Pastor Harorimana Charles, nkorera umurimo w'Imana muri ADPR muri paruwasi ya Muganza ku itorero rya Mumena hariya i Nyamirambo. Hanyuma ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse riri hano muri Zekariya igice cya 4 n'umurongo waho wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Zekariya igice cya 4 umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Aravuga ngo marayika twavuganaga arambaza ati ibyo ntubizi uko bisobanurwa? Ndamusubiza ni oya nyagasani. Arasubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri, ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Murongo wa 7. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba yandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Usome n'ayandi magambo y'Imana hano muri Luka igice cya 1 n'umurongo waho wa 30 tugeze ku murongo wa 35. Luka butumwa bwiza bwa Yesu igice cya 1 umurongo wa 30 tugeze ku murongo wa 35. Marayika aramusubiza ati, marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko nararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, cyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Haleluya. Muri Ezekiyeli igice cyaho cya 37 murongo waho wa 1 tugeze ku murongo wa 3. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa, anzengurukanaho yari akikije hose. Maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yuzuye, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha
gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami w'iteka ni wowe ubizi. Tusome no muri Zaburi 104 umurongo wa 30. Aravuga ngo wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubiza ubugingo, ubusubiza ubugingo bushya. Hanyuma dusoreze hano muri Yobu cya 9 umurongo waho wa 5, ariko turasoreza muri Yesaya. Yimura imisozi itabimenye ikayubikana ubukana bwayo. Yimura imisozi itabimenye ikayubikana ubukana uburakari bwayo. Dusome muri Yesaya 64 niho dushoreje. Umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 4 cyangwa wa 3, biraterwa na Bibiliya ufite. Icyama ugasatura ijuru, ukamanuka imisozi igatengukira imbere yawe. Nk'uko umuriro utwika inyayu ukatuza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi bawe. Amahanga agahindira imishyitsi imbere yawe. Ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, waramanutse imisozi itengukira imbere yawe. Kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira icyo imarira uyitegereje itari wowe. Amen. Nsomye amagambo menshi ariko nta nicyo bitwaye. Nubwo abantu muri iyi minsi gusoma ubona bibagora binabarambira ndetse byaranabananiye, ariko no gusoma ijambo ry'Imana nubwo twarisoma tukabumba Bibiliya tugataha, tuba twumvise ubutumwa bwiza. Amen. Ibindi ni ibirungo tuba dushyiramo, ariko ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye. Mfite ijambo rivuga ngo kubw'umwuka w'Imana nta musozi n'umwe ushobora kwinanira. Murabyumvise? Ni wenda mu bitega amatwi, hano niho hari gutabarwa kwanyu. Aha niho hari gutabarwa kwanyu, hano niho ruzingiye. Amen. Kubw'umwuka w'Imana nta musozi n'umwe ushobora kunanira Imana. Nta musozi n'umwe utakurwaho. Dusomye ijambo ry'Imana muri Zekariya igice cyaho cya 4, reka mbere ku murongo wa 7 nubwo nahereye hejuru. Yabwiye Zerubabeli, iramubwira ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, bazana ibuye risumba yandi barihashinge, bajye bavuga ngo nirihabwe umugisha. Amen. Zerubabeli yari umwami, ariko akikijwe n'ayandi mahanga, kandi mu bari bamukikije hari harimwo abanzi, hari harimwo abagome. Nagira ngo nkubwire, uyu musozi yabwirwaga ntabwo ari ibisi, ntabwo ari ibirunga, ahubwo ni umuntu, ni umwana w'umuntu. Ni abantu bari bari imbere ye, ni abantu bamurwanyaga, ni abantu bamubuzaga gukora umurimo w'Imana. Ariko Imana irabibona, ituma Zekariya, iramubwira ngo genda ubwire Zerubabeli kandi umuhanurire, ubwire umusozi uri imbere ngo wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Haleluya. Uyu munsi wa none ntabwo turi kubwira Zerubabeli, turi kubwira wowe umaze igihe usenga, wowe umaze igihe uganira n'Imana, wowe umaze igihe ufite ibigeragezo. Imana iri kukubwira ngo ibwira uwo musozi ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere yanjye? Uhashyira izina ryawe. Ahari Zerubabeli uhashyira izina ryawe, nawe wihanurire. Amen. Ni wowe twaje guhanurira, ariko twakoresheje ijambo rya Zerubabeli. Ahari Zerubabeli wumve izina ryawe. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Moyize? Aha. Haleluya.
imbere ya Werarisi. Amazina yanyu yose sinyazi, ariko menya ngo uyu munsi, uyu mwanya, Imana iri kuvugana n'umusozi ukuri imbere. Imana iri kuvugana n'umusozi ukuri imbere. Kamabwira umusozi mubi. Abantu badakunda kurega, abantu badakunda kubwira Imana, badakunda kurega ku Mana kugira ngo Imana ibatabare, kugira ngo Imana ibakure imbere, ni umusozi witwa icyaha. Uwo musozi witwa icyaha ugoye abantu. Abantu baragoye kubera uriya musozi, kandi ni umusozi mubi utera umuvumo, ni umusozi mubi utera umwaku, ni umusozi mubi utuma abantu badatabarwa, ni umusozi mubi ugutandukanya n'Imana, ni umusozi mubi utuma uba ikivume, ni umusozi mubi utuma iby'Imana yavuze bidasohora. Rero nimba uwo musozi ukuri imbere, haleluya, ndahubwiye ngo wiyita iki imbere y'umukozi w'Imana? Wowe rero uwo musozi ni wowe ugomba kuwibwirira. Wowe wibwirire uwo musozi, umfashe muri uyu mwanya ndi kuvuga ubutumwa, uwo musozi uvane mu mutima wawe. Ndagira ngo mbabwire bene data abakristo, hari igihe duhera murungabangabo turi gusenga, tugasenga imyaka 2, 3, 4 tudasubizwa, ariko nitumenye impamvu. Abantu bafite umusozi witwa kutizera. Iyo ufite icyaha, ukaba udafite kwizera Imana, ukaba udafite guca bugufi ngo wature, ibyo usaba byose urabisaba ugaheba. Icyaruta nuko byibuze wagenda ukicungura, aho gukomeza kurushywa n'ubusa ubwira Imana ngo igucungure, ngo igutabare, kandi icyo ishaka kugutabara utagikuraho. Ibyiza nuko wagenda ukirwanaho, nk'umuntu w'umugabo ukirwanaho, n'abandi bagabo birwanaho bagasubizwa. Ariko niba ushaka kubivana ku Mana, kura igisitaza mu nzira, ari cyo cyaha. Murabyumvise? Haleluya. Uwo ni umusozi mubi utera umwaku, utera umwaku, ukazahora usenga ukabura. Icyambere, ntushobora kubona aya mavuta bamaze kutubwira. Aya mavuta y'umwuka wera ntushobora kuyabona ufite icyaha, kuko Bibiliya iravuga ngo nibishoboka ko ab'isi bayahabwa. Ntushobora kuyabona, Imana yaba yivuguruje. Cyakoze ishobora kuguha umwuka wera igira ngo wa mwuka uguhaye ukwaturije, uhita watura ako kanya. Ikiwuguha uhita uvuga ibyaha wakoze, ugahita ukomezanya n'umuriro w'Imana. Mwabyumvise? Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, reba icyaha cyaba kiri mu maso yawe ugikuremo. Reba icyaha cyaba kiri mu matwi yawe ugikuremo. Reba icyaha cyaba kiri ku rurimi rwawe ugikuremo. Reba icyaha cyaba kiri mu bitekerezo byawe ugikuremo. Reba icyaha cyaba kiri mu mutima wawe ugikuremo. Reba icyaha cyaba kiri mu kazi kawe ugikuremo. Reba icyaha kiri mu rugo rwawe ugikuremo. Reba icyaha kiri mu mutima wawe ugikuremo. Icyaha kiri ku mubiri wawe ugikureho. Reba icyaha kiri mu buzima bwawe ugikuremo, niho uzasubizwa. Muri kunyumva? Imana ibahe umugisha ko mutuje, mukaba muri kumva ijambo ry'Imana. Rero njyewe ndi kubaganiriza ikintu gishobora gutuma iyo misozi kuri imbere ikurwaho, ikabura hayo. Ko yaravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Muvuge ko, ni itangazo rigufiya ry'Imana. Yaravuze ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazahabwa ibihembo by'imirimo y'intoki zabo. Ntabwo rero ushobora kugubwa neza, kuko hepfo haravuga ngo ariko umunyabyaha we abonye ishyano, kuko azagubwa nabi, azahabwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. None urashaka gutabarwa n'ibyaha. Ubundi si Imana nigutabara, Imana niguha iby'isi, hanyuma warangiza ukabura ubugingo, bizaba bikumara iki? Imana nikujyana i Burayi ukajyayo uri umunyabyaha, bizaba bikumariye iki se?
Imana niguha inzu ikaguha imodoka, Imana niguha umugabo ikaguha umugore, ariko uri umunyabyaha, bizaba bimaze iki ko urwo rugo uzarusenya? Ibyo bisubizo by'Imana kuzabyikurira ukabisenya. Ariko nagira ngo nkubwire, Imana nigutabara uri umukozi w'Imana, uri umukiranutsi, ibyo izabiguhaye bizaba bifite uburambe, kuko bizaba birinzwe n'iyabiguhaye. Kura umusozi ukubuza umugisha imbere yawe. Amen. Kura umusozi ukubuza umugisha imbere yawe. Ntabwo Imana ijya ibangikanywa n'ibigirwamana. Niba hari ikigirwamana cyaba kiri mu mutima wawe, cyangwa kiri mu rugo rwawe, cyangwa kiri mu bitekerezo byawe, cyangwa kiri mu kazi kawe, kura ibigirwamana muri wowe, hanyuma Imana igusubize. Imana ishimwe. Wa musozi munini we, wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Nagira ngo mbabwire, umusozi mubi ni icyaha. Kabiri, umusozi mubi ni umuntu ufite urwango. Undi musozi wa kabiri mubi ni umuntu ukuri imbere, akaba ari umuntu ukwanga, umuntu ugusebya, umuntu ukubeshyera, umuntu ukugambanira, umuntu ukuroga, umuntu ukwiba, umuntu ukwangiriza, umuntu ukurengera. Uwo ni umusozi uri imbere yawe, ariko Imana yawe ubwiye ngo wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Umara kwiyeza ugakuraho ibigirwamana bigutandukanya n'Imana, ugakuraho ibyaha, ahasigaye irarwana n'uwo musozi witwa umuntu, imugukize. Erega tuvuga umusozi w'umuntu, abantu ntibamumenye, ntabwo bamumenye. Reka mbabwire, umuntu ni umusozi mubi. Ngiye kuwusobanura muri makeya mu mwumve. Ngiye gusobanura umusozi w'umuntu mu mwumve. Ngewe nakoze akazi ko mu rugo, imyaka 7. Mutabona ndi umukire, mubone ndi pastori, mubone ndi mu mujyi wa Kigali, mugire ngo niko navutse cyangwa niko byari bimeze. Ni imisozi Imana yakuye imbere yanjye. Ariko ubundi nakoze akazi ko mu rugo, nagakoze imyaka 4 ndi umupagani, ngakora imyaka 3 ndi umukristo. Ndi umupagani rero, mwa babyeyi mwe mujye musenga Imana, mutazahura n'ibibazo mutazi. Umuntu ni umusozi mubi. Uzi ko umukozi wo mu rugo aguha amazi adatetse, ariko wowe ukayanywa uzi ko atetse? Agacunga saa 11 zigeze, ugera ku kazi saa 11:25. Noneho we amazi akayashyiraho saa 11:15. Ukagera ku irembo amazi amaze kuba akazuyaza, agahita yakuraho. Dayimoni zose azibyukije, ni ukuvuga mikorobe zose zibyutse, zitarapfa akayakuraho. Wa mwaka amazi akakubwira ngo yari yabize cyane, ntabwo arahora. Yari yabize cyane, ntabwo arahora. Noneho nawe ugategereza ko ahora, ndetse ukaba wayashyira no muri firigo. Noneho ukaza kunywa za mikorobe zose. Ukajya ugenda rero mu nda bitogota, ukagenda mu nda bibwejagura, ukayoberwa wakuroze, ukayoberwa wakwishe nabi, ukayoberwa indwara urwaye, ukayoberwa ubwoko bw'inzoka, ukayoberwa ibyo ari byo, ibintu bidakira. Naho kumbi umusozi urawufite mu rugo. Ufite umusozi mu rugo, ntabwo ubizi. Mujye musengera n'abakozi banyu, muri kubyumva? Ufite umusozi mu rugo, haraguha amazi adatetse, haraguha ibiryo bitogeje, harahanaguza umupira w'amasahane. Mwana wawe aramuha inshyushyu idatetse,
afite ibintu byinshi akora. Warangiza rero ukabona mu rugo ibintu byarananiranye, bana bararwaye, umugore ararwaye, umugabo yarashize, ibintu ukavuga ngo ni abarozi. Umusozi muri kumwe mu nzu. Senga Imana, Imana ikwereke, Imana ikurengere, Imana igutabare. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Karite ya mbere y'ubuhamya ntituyitanga. Dufite ibintu byinshi bikomeye, ntabwo twabivuga, biba biteye ubwoba n'agahinda n'isoni. Ariko umuntu ni umusozi mubi. Umuntu ni umusozi mubi. Ntabwo ngewe mbagurutsa, ndababwira ijambo ry'Imana, ndabaha ubuhamya, ndabahugura. Ariko byibuze wumve gato gashobora kukurengera. Murabyumva? Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Kubera ko abantu ubundi iri jambo ry'Imana ni inkota ityaye amugi yombi. Ni inkota ityaye amugi yombi. Abantu rero bari kuyirwanisha bafashe mu bugi. Bari kurwanisha ijambo ry'Imana bafashe mu bugi. Kandi bari kurwana na shitani. Shitani bakamutera ikirindi, akagifata agakurura, intoki zigacika, bo ubwabo bakiyica. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe ijambo ry'Imana nabi, uko wasenga uko ariko kose, uba uri kwikeba, uba uri kwiyica. Fata ijambo ry'Imana neza kugira ngo umusozi ukuri imbere ukuva imbere. Atari ibyo ngibyo, urafata ijambo ry'Imana nabi, uraba uri kwikeba. Uwo ari we wese, yaba umuvugabutumwa, yaba umuhanuzi, yaba umunyamasengesho, yaba umudiyakoni, uwo ari we wese, yaba umuririmbyi, uri kwicukurira imva aho uhagaze. Kubera ko uri gufata ijambo ry'Imana. Imana irinda ijambo ryayo ikarisohoza. Ntabwo Imana ijambo ryayo rifata nk'uko abantu bapfa gufata ibintu byose uko babonye. Oya, nurifata nabi ntuzatabarwa. Murabyumva? Ntabwo uzatabarwa. Jya ureba ikintu gituma tugusengera ntusubizwe, kandi abandi bagasubizwa. Jya ureba ikintu gituma tugusengera ntutabarwe. Jya ureba ikintu gituma ni ishuri ry'Imana ritararangira. Ese ni ukutizera, ni ibyaha, ni ubwenge bukeya, ni iki gituma wowe utari gutabarwa? Jya wigenzura urebe impamvu zirahari. Impamvu zirahari. Ariko nagira ngo nkubwire, nimba usenga wubaha Imana, wumvira Imana, ukiranukira Imana, nagira ngo nkubwire nta musozi n'umwe uzakwitambika. Imana izagutabara. Naho byatinda, Imana izagutabara. Hari igihe tuba turi muri rancaho, hari i Nyarugenge, buri saa sita abantu bajya gusenga. Ariko kuko twebwe twirirwa mu mujyi tuhazi, ukajya kubona ukabona bamwe birirwa barwana ku rubaraza, birirwa batukana, birirwa biba, birirwa babeshya. Tugiye muri rancaho bose bakaba baricaye, ugategereza ko Imana ibatabara ugaheba. Naho kumbi babigize restation, babigize ibintu tujye muri rancaho, tujye Nyarugenge muri rancaho, kandi nyamara bari kwicukurira imva aho bari. Imana ntabwo ari igikinisho abantu bakinisha. Rero nawe nugira igikinisho Imana ukaza kuyikinisha hano kuwa gatatu, ku mugani wuriya muvugabutumwa, uzaba uri harya ngo nugupimiranya. Uzaba uri gupimiranya, ntabwo uzasubizwa. Uzaba uri gutomboza, ntabwo uzasubizwa. Ariko iyemeze. Hari ibintu rega bihenze nka zahabu. Hari ibintu bihenze nka zahabu. Bihenze nka zahabu. Zahabu ntabwo wapfa kuyibona hano hejuru. Oya, byibuze yenda koruta n'andi mabuye. Ariko zahabu uracukura, ugacukura, ukaruha kugira ngo uzayigereho. Utanga ubutunzi bwinshi. Ntabwo iby'Imana rero ari ugupfa, ntabwo ari ugupfa kubyaki. Imana irivugira ngo ntabwo yafata ibyo kurya byayo ngo ibijugunyire imbwa cyangwa ingurube. Ibiha abana bayo nyakuri. Rero reba umurongo uhagazeho.
kudahagaze mu murongo uguteza ibibazo. Ejo nahagaze muri ka karongo gatoya ndenzaho santimetero imwe, Sofia iti imfotora 50,000 biba biragiye. Hariya mu Kanogo ntabwo bandika 25,000, ni 50. Iyo uhagaze nabi rero urandikirwa, barakwandikira ho kugira ngo ubone umugisha, ubone umuvumo, ho kugira ngo utabarwe, aho ibitero biriyongera, ho kugira ngo ubone ukuboko kw'Imana, aho uraremererwa. Hagarara neza. Ibi bintu by'Imana ntabwo ari ugupfa kujugunyirwa gusa, ahubwo genda uko ijambo ry'Imana rivuga. Amabwiriza arahari, amabwiriza arahari yuko umukristo agomba kugenda, yuko umukozi w'Imana agomba kwitwara. Amabwiriza arahari. Rero nudakurikiza amabwiriza, ntukurikiza amategeko n'amabwiriza, uzakomeza uzenguruke, muzamera nk'Abisirayeli bazengurutse imyaka 400 ntibabone gutabarwa. Nimugende neza, Imana izabatabara. Amen. Umusozi wo kwizera, iyo utizeye ntabwo utabarwa. Kwizera nicyo gikenewe, kuko Bibiliya avuga ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Utizera, abantu inzoka zarabariye, zirabarya hariya mu Egiputa, nimba ari mu Egiputa, zirabarya. Abisirayeli zirabarya, n'abandi bari kumwe nabo zirabarya. Noneho Imana ibwira Mose ngo nacure inzoka mu cyuma cy'umuringa, hanyuma yimanike ku giti. Noneho abwira abantu bariwe n'inzoka bayirebeho, ngo uyirebaho wese arahita akira. Arabikora uko Imana ibimubwiye. Arangije arababwira inzoka zabariye bari gupfa. Arababwira ati mwese murebe kuri kiriya giti, murebe iriya nzoka. Bakumva avuze inzoka, bose nabenda gupfa bakanga kurebaho, bakarinda bapfa, ariko uwarebagaho yahitaga akira. Byashushanyaga Yesu uzamanikwa ku musaraba igorogota, abazamurebaho, abazamwizera bakazakira uburibwe bwa Satani, ubumara bwa Satani, ubara bw'inzoka. Ariko n'uyu munsi wa none abantu ntabwo bashaka gukizwa by'ukuri, ntabwo abantu bashaka gukizwa by'ukuri. Erega gukizwa by'ukuri birahari, gukizwa by'ukuri birahari. Nimba mu idini ryawe hatarimo gukizwa by'ukuri, rivemo ntacyo rimaze. Nimba hatarimo gukizwa by'ukuri ntacyo rimaze, ntabwo uzatabarwa, nta nubwo uzajya mu ijuru. Barakubeshya, n'abakonikoni, n'abagome. Rivemo. Shaka ahantu hari ubutumwa bwiza, harimo gukizwa by'ukuri. Wavuga ngo ni hehe? Harahari henshi. Nimba abantu badashyigikiye umwuka wera, nimba abantu batemera umwuka wera, ukaba usengana n'abantu batemera umwuka wera, ntibemere impano z'umwuka wera, ntibemere imbuto z'umwuka wera, abo bantu nushaka bavemo ntacyo bamaze, barakurimbura. Amadini arahari atemera umwuka wera, atemera indimi z'umwuka wera, atemera impano z'umwuka wera, atemera imbuto z'umwuka wera, ndetse babona nabuzuye umwuka wera bakavuga ngo ni Babuloni. Warangiza nawe rero, nimba uriyobora ari muyomba wawe, nimba ari mwene wanyu, nimba ari mukuru wawe, nimba ukumva rero ntabwo uzajya mu ijuru unyuze kuri mukuru wawe, uzajya mu ijuru ugeze ikirenge mu cya Yesu. Nimba idini ryawe urimo ritabatiza abantu mu mazi menshi, ukaba utarabatizwa mu mazi menshi, ndagira ngo nkubwire, rirakuyobya, rirakubeshya. Emera ukizwe by'ukuri, ubatizwe mu mazi menshi. Uri ku musozi watengutse, uri ku musozi urwaye, uri ku musozi utazakugeza mu ijuru. Nakubwiza ukuri, nutabatizwa mu mazi menshi,
ngo ubatizwe mu mwuka wera, ngo wera imbuto z'umwuka wera, ijuru ntabwo uzarijyamo. Cyakoze ushobora kuzarijyamo nka cyakijura cyahawe promosiyo kiri ku musaraba, kimwe cyaturiye ku musaraba kikavuga ngo mwami Yesu nunyibuka, nugera mu bwami bwawe uzanyibuka, kikajyayo. Ariko ayo mahirwe nakunda kuba ku bijuru byose, ni amahirwe ataboneka ahantu hose. Oya, aboneka rimwe na rimwe. Ntabwo abantu bose ariko bazapfa badafite ngo bajye mu ijuru nka kiriya kijura. Oya, ntuzacyitwaze kandi ukiriho. Bwana sifiwe sana. Nimba itorero urimo cyangwa idini urimo rijya kwigaburo ryera, ifunguro ryera, reka mvuge yenda no guhazwa ubyumve, ariko ndagira ngo nkubwire, ugomba reba nimba nuko guhazwa n'iryo funguro rihabwa mu bunyangamugayo bwaryo. Ntabwo yavuze umutsima gusa, yavuze umutsima n'amaraso. Ariko amadini amwe atanga umutsima gusa, ntatanga amaraso. Nimba baguha umutsima, nibaguha amaraso, urumva hari ubugingo ufite. Nta bugingo ufite idini, ariko barakubeshya. Shaka ubugingo buzima. Muzasome muri Yohana igice cya 6, ugisome, uze kumva iby'umwuka wera, uze kumva iby'ifunguro ryera. Usome igice cya 6 cyose. Nimutanywa amaraso yanjye, nimurya n'umubiri wanjye, nta bugingo muba mufite, ntabwo muzajya mu ijuru. Ni ijambo ry'Imana, ni Yesu wabyivugiye. Hari Bibiliya ayo magambo yandikishijwe inyuguti itukura. Waza rero ngo idini se rimaze iki? Idini Yesu, wa mbere ni Yesu, wa kabiri ni ijambo rye, wa gatatu ni umwuka wera, ni itorero riyobora umuntu inzira. Hari abantu rero bajya banishyiramo n'amatorero y'Imana, ugasanga bayarwanije, ugasanga bari kuyasebya. Oya, itorero ni itorero, abantu ni abantu, idini ni idini. Niyo tugiye kwigisha kuri radio batubuza kuvuga ku madini. Atubwira ati nimuvuge ku madini, muvuge ubutumwa bwiza, evangeliyo, muvuge ubutumwa bwiza. Kuko idini, nushaka kuzana iby'amadini, uraba ushatse kujana ibice mu bantu. Ariko ndagira ngo nkubwire, nose wagira ngo nituyafite mu mazina abesha abantu, ariko nitujya kwiteranya n'abantu tuvuga amadini yabo. Oya, ntabwo tuvuga ijambo ry'Imana izima. Yesu nashimwe. Haleluya. Murakubyumva bene data, muvuga ubutumwa, mureke kubesha abantu barimbukire hano mu isi, abantu batabwizwa ukuri. None se nongere mvuga iki se jewe ninavuga ukuri? Nta bindi. Mfite inzu, mfite imodoka, mfite imyambaro, mfite amakote nakwambara icyumweru cyose ntahinduranya, mfite amashati nakwambara ukwezi ntahinduranya, mfite ibyo kurya, mfite abana barize bari no kwiga abandi bakora, bafite n'akazi birihira, mfite iduka mu mujyi. None se nsabirize ndetse ngo mvuge ubutumwa bwiza se bw'iki se? Ndakubwiza ukuri, unyange unkunde. Ndakubwiza ukuri, byibuze Imana izavuga ngo yararimbutse ariko yarizize. Kandi ntabwo ngukomeretsa, ntabwo shaka nabwibone mfite bw'idini ryanjye. Oya, natwe baraduhondagura. Mfite confidence y'agakiza, mfite confidence ya Yesu uri muri jewe. Ntabwo mfite confidence y'idini. Oya, mfite confidence y'ukuri kuri muri jewe, mfite confidence y'ijambo ry'Imana.
natwe hasi hari abaseseye muri twebwe baza kudusebya, hari aburiye inkike bababona rero bakagira ngo ni twebwe. Ariko nta kibazo, n'Abisirayeli bava mu Egiputa hajemo igihiriri cy'Abanyegiputa gitahana n'Abisirayeli, ikivange cyabo, ikivange nacyo kiba kiri. Ariko nagira ngo mbabwire, itorero ryo riba ririzima ariko ikivange kikaritokoza. Reka mbabwire, mwari mwabona ikigage gitokorwa? Mwari mwabona ikigage ubushera butokorwa? Ntabwo. Niyo mpamvu rero hari amatorero akora akantu gatoya bagahita bakabona bakayashyira kuri public, bakayashyira kuri mateleviziyo nayo, nuko ari amata aratokora. Hari amatorero nyine akora akantu gatoya, ati nibyo muri runaka, nibyo muri ritorero, nibyo muri adaperi, nibyo muri meto, nibyo bakashyira hariya bakavuga. Ntabwo, reka nkubwire, amatara atokorwa bikagaragara, ariko nta kigage gitokorwa ngo bigaragare. None se idini ryawe barivuge wiki? Barivuge wiki se riratokorwa se? Ritokorwa n'iki se? Ritokorwa n'iki? Ricuruza wisiki, ricuruza ibigage, ricuruza kanyanga, ricuruza amatabi, ricuruza ibintu byose rirabicuruza. Rifite none se barivuga iki se? Riratokorwa se? Hari ikigage gitokorwa? Cyakoze ryiyambika imyenda y'imyeru n'ubururu n'ibindi. Ariko ndagira ngo nkubwire, nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Nimba karungu ni akatsi karandaranda ariko kakamerera mu mahwa, ariko kaba karimo, ariko nyuma kazarabya ururabyo gahimana icyubahiro. Ubwo rero ujyaho rero wumva uri kujya mu ijuru, urwana ku idini ryaho kurwana ku gakiza kawe. Hoko utarwanye ku bugingo urarwana ku idini. Idini jamais. Imisozi yose ufite nta numwe wananira Imana. Nutizera uzayigumana, nudakizwa uzayigumana, nundasubizwa ukibwira ko ushubijwe uzapfa nabi ari yikwiyiciye. Ibyo bisubizo nibyo bizaguhotora uko wabishurijwe mu kutubaha Imana ahatariho. Murabyumva? Uzi yuko hari n'amadini yigisha kudatanga amaturo n'icyacumi? Rega bajya baduhamagaramo kugira ngo tujye kuyayoboramo, ariko twakumva imyizerere yabo tugasanga irayobye. Abase ibintu navuze kuva nakizwa nk'abapastori nkayobora amatorero, ubu nivuguruze njaje. Ese ko ndeba atari ijambo ry'Imana ribihamije, akaba ari imyizerere y'abantu n'ubukire bwabo, ubu koko nzaba ndi kugendera mu ijambo ry'Imana? Nima ijambo ry'Imana guhera mu byahishuwe, guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe rivuga gutura, amaturo y'umutima ukunze, icyacumi, ay'abakene, ayishimwe. Nimba Bibiliya yose iyavuga, nkaba mbonye idini ritayemera kuyatanga, iryo dini ni iry'Imana? None se ntariho? Ayo madini ntariho? Hari umupastori babwiye ati turagira ngo tukurihire kujya kwiga ishuri rya Bibiliya, hanyuma nurangiza tukubakira urusengero tuguhe n'ibikoresho. Yari afite agatorero nyine kakazayifu kadafite. Arangije bari babiri bamubwira imyizerere, arababwira ati je ntabwo nabishobora.
umwe aremera undi aranga. Uwemeye nyine yagiye kwiga bamuriha ishuri araza komeza n'iryo dini. Hano mu Rwanda b'inshuti zanjye hari uwambwiye ngo ninze tujyane dukorane umurimo, ariko nagenda nturutse ndi kuza musanganira, agenda muhobeye turamukanye, agenda marishariyeri, agenda agwa ku gitanda ngo ntingane nawe. Mwiyerekwa mu nzozi ntabwo ari Imana irambwira ngo va imbere y'ikizira. Ariko abantu nibashaka ubutunzi, bagashaka imibereho, bagashaka nk'ubu mu masegonda nari gubangiza imodoka, ngize inzu ya etaje, ndi umuntu ukomeye w'umukire, ndaguma muri kayarisi kanjye kakobaguritse ariko kazajya mu ijuru. Cyangwa nako karorere ngende n'amaguru, cyangwa ngende n'igare. Naranarepese jewe izo naririmba ndazizi. Ntabwo nahagurutse nshaka kujya mu ijuru, atari ibyo ngibyo ubwo wapi. Murabyumva bene da? Ntabwo nyine nabahaye amakaroni, ariko harimo utugambo, harimo amagambo meza. Reka nongere mbasomera akajambo keza mwumva. Ngire mbasomera akajambo keza mwumva. Karavuga ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana ubukana bwayo. Sigi keza. Niko abantu rero bashaka ngo tubateteshe, ngo tujye tuvuga ngo imbere ngo mu mutima, ngo inyuma ngo tuhareke. None uzakizwa mu mutima, inyuma he gukizwa? Uye tuvugisha ukuri. Ntabwo igiti cyera imbuto mu mutima, igiti cyera imbuto ku mashami. Sa n'ubutumwa bwiza, vuga nk'ubutumwa bwiza, ambara nk'ubutumwa bwiza, ugende nk'ubutumwa bwiza, wikwishushanya n'abiki gihe. Tanga umubiri wawe ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwayo gukwiri ntiwishushanye n'abiki gihe, uhinduke rwose kandi ugira umutima mushya. Muri kubyumva? Kizwa neza ukizwe, kizwa neza uvuge neza. Nimba uri umukristo vuga neza, abantu nibumva imvugo yawe mu rugo, ku kazi, ahantu hose bumve uri intama y'u Rwanda. Ambara neza, abantu nibakubona imyambarire yawe babona atari nk'iyi ndaya, babona atari nk'iyi ndaya zo mu migi na hariya. Nuvuga ko uri umukristo be kugira ikintu barebaho ngo bagucira urubanza. Mu mutima niba hareba nibyo, ariko bereka inyuma yuko uri umukozi w'Imana. Ese abasiramu ko bambara neza mubarusha iki? Abasiramu ninde muntu wambara neza nk'abasiramu? Mubarusha iki? Mubarusha inzobe, mubarusha uburanga bwiza, mubarusha gushyingirwa, mubarusha abagabo beza, mubarusha iki ko bambara neza? None se mwebwe ko muvuga ko mukijijwe, kubera iki muba mushaka kwambara nk'abapagani kandi muri abarokore? Ugasanga umurokore yambaye ukagira ngo nagafuka k'umuceri bapakiyemo, kandi ni umurokore, n'umuririmbyi. Abadakijijwe bakajya bati dore we tureba, bamwe baba batubwira ngo dukizwe. Izina ry'Imana riratukwa mu bapagani ku bwanyu. Warangiza ngo ubwo nguri gukorera Imana, wambaye agapantaro kagishushanyije, nawe uragenda rero ngo ubwo nguri kujya mu ijuru. Wakwambaye ipantaro nziza ntizihari, hari ipantaro nziza za berimuda nziza,
wambara bakajya bagira ngo ni n'ipantaro y'ijipo kandi ari ipantaro nziza. Apana ubwo bupantaro bwagafunga misuzi. Ntabwo uri umurokore cyakoze, uri umunyedini. Tujya mu madini rero ureke kutukisha itorero ry'Imana. Ntacyo nkwaka. Muceceke. None rero ngo tubabwire ibisubizo gusa, iragutabaye, irakujyanye, ikibanza cyawe kiraguzwe, diplome yawe ihawe agaciro, n'ipantaro yawe ntihabwa agaciro. Rero mwambara imyenda y'indaya, mwambara imyenda y'abapagani, mwarangiza namwe ngo mugiye mwivuga butumwa ngo murabaririmba, mugiye gutera amakorasi, ibipesu byanabacikiraho n'iki byose mubizi, ugasiduka ejo bundi hari ugiye kubyina, ajya kubyina biramushwanyaguzanya, abagore bahaguruka bamukenyeza igitenge. None sawa kugira ngo uzajye kugukenyeza, ndi kugukenyeza igitenge hakiri kare. None ngo urashaka ko imisozi kuva imbere gute se? Irakuva imbere gute? Umuntu w'umukecuru, intege nke zawe zarashize, intege zawe zarashize, ni imitsi y'umukara ivanze n'icyatsi kibisi. Ariko nawe urashaka kuba inkumi, wageze warambunuje rero wagize iriya, ubwo suri ufite ibiki? Kuwagukunze yagukoye akaba nimba yaranapfuye, kusigara umupfakazi wubaha Imana, kwambaye nk'abasilamu. Erega nimba uri umukirisitu b'umukirisitu, nimba uri umupagani b'umupagani, bigira inzira. Ubwo nababwirije ibintu bibiri, nababwirije discipline na doctrine, nabishoreranyije. Kwajemwo n'igaburo, hazamo n'imbuto. Ndemugire ngo kandi nkandagira bitabo, namaze imyaka 7 ku ishuri ndi kwiga. Murabyumva? Kandi mugire ngo ndi umunyedini, nigisha mu matorero yose, no muri women ngenjayo. Hose no kwa Rugamba hose, no muri Vivante, no muri Restoration, ngewe nta dini, no mu Gaturika iyo bamaye akanya njyayo. Kandi nkamenya uko nganira nabo n'abakomerekeje. Hano rero, hano ni mu rugo. Ndi kubwira abana bo mu rugo, ugenda uvuga ati bari abana bayobowe n'uriya mugabo baragowe, nyine iminyafu ndayibaha, tabaryamisha nka tsibura. Murabyumva? Ibisora byacu rero nabyo ugasanga yewe maze iminsi 2 mbonye umukozi imyenda yazanye ni deshire, ni pocket, ni bikweto bimwe by'abarasta, mbese ariko ngiye kumwereka mu mujyi aho agomba kujya agemurira banyirabuja, mbona imyenda sinagendana nawe ayambaye, bimbere ikizamini, bibaye ngombwa ngo muhe imyenda yanjye, muhaye t-shirt yanjye, muhe ipantaro, urumva, muha n'inkweto ebyiri, kandi muhaye inkweto ebyiri. Nagize Imana sanga turambarana inkweto, ipantaro yo narebye za kera nyine n'iz'abana banjye zitakinkwira. Eko umupira narebye uwo nyambara n'inkweto mbara, turambarana inkweto ndazimuha, n'ibipapa nanone nambaraga najyanaga muri dushe byiza wajyana mu mujyi. Nanjye najyaga nambara biraruta narega.
hari ibigura 10,000, hari ibigura 5, hari ibigura 2, hari n'ibigura 5. Birarutana ibipapa nabyo. Ibipapa niba bizi bya bodaboda, bya bodaboda nabyo birarutana. Muri kubyumva? Rero ibaze ibintu ntinya no gukoresha umukozi wanjye abyambaye, noneho ngo nyobora umukirisitu ubyambaye muhigaburo, yambaye pocket murayizi, ni bya bipantaro bambara bigenda birereta byenda kugwa. Biriya bipantaro muzaho byaturutse mu batinganye, kuko batingana mu kibuno bakashwanyaguza bakaca ibisebe. Noneho baba bambaye yarwaye ibisebe akambara pocket kugira ngo adatonekana. Akajya agenda nyine yambaye pocket agenda gutya. N'abana bacu rero nabo ngo bagiye kujya bambara pocket. Uri kwigana batinganye kandi utari umutinganye, uri umukirisitu. Ngo bigezweho. Nimukishushanye n'ab'iki gihe mudahuje. Noneho rero hari imyenda ihenze ku rwego rw'umujyi yitwa deshire. Ese ubundi deshire ni iki mu Kinyarwanda? Deshes biva ku nshinga deshe. Deshe ni umwanda. Deshire ni imyenda y'umwanda icikaguritse. Gasanga umuntu arangije masters ariko yambaye deshire. Sanga umuntu afite akazi ahembwa 500 ku kwezi yambaye deshire. None namwe tubareke muze mu nsengero, muze mwambaye deshire. Deshire muzaho zavuye mababwire, zavuye mu babembe. Ni imyenda iriya myenda ni ibigaragara nk'ishwanyaguritse nk'ishaje. Cyaraziraga ko umubembe yambara imyenda idashaje idashwanyaguritse. Umubembe yabaga afite amabwiriza agomba gukurikiza kugira ngo abantu bamenye ko ari umubembe. Ibwiriza rya mbere yagombaga kuba afite imisatsi n'ubwanwa budashokoje bihirimbi, ko Bibiliya ivuga. Kabiri, yagombaga kuba yambaye ibyenda bibi by'ibideshire. Gatatu, yagombaga gusohoka akagenda avuza induru. Ababwira ati ndi umubembe, namwe murebe ko nambaye. Ndi umubembe nimunyegere batabica. Ngiye gushaka ibyo kurya ariko ndi umubembe. Mwana ibyo ntabwo bihura. Gukizwa bigendana no kwambara neza, no kuvuga neza, no kurya neza, no gusa neza. Gukizwa bigendana n'isuku. Reka nongere nabatangariza ku mugaragaro, umukirisitu utagira isuku ntabwo azajya mu ijuru. Munsi noneho navuze ibintu Mana yanjye ahita ntaha. Kandi ntabwo ari isuku ku mubiri honyine, ku mubiri no mu rugo. Sinshobora di pastor, sinshobora kugira isoni zo gukora isuku iwanjye iyo ari yo yose, kuko nzi yuko Imana ije mu rugo igasanga umwanda wuzuye mu rugo, tushobora no kuzarimbuka. None iwanyu umuntu arazi iwanyu akabura nawe ajya muri toilette, yanahajya akagenda ataruka umwanda. Kandi muri abakristo
mugende mukora n'isuku mu rugo no mu byumba no muri tuwarete no mu bikoni no muri salo no munsi y'urugo, mugende mukora isuku. Nubwo kaba ari akazu k'amafuti, mugakora isuku, mugasiga ibyondo, mugafagire, mukagire kamere nk'agahoteli. Mbari n'ibyatsi mugasakare neza mu biconge, nimbari n'ibyondo mu bifagira ibindi byondo, nimbari n'isima muyikorope, nimbari n'amakaro muyatunganye na vino. Mugire isoko. Yabwiye Abisirayeli ngo mugende mucukure imyobo, mucukure tuwarete aho muganditse. Sishobora kuza aho muri mudafite tuwarete. None twebwe nitwe rero mubona oya, nimba ufite n'iwanyu batayigira, genda ubatwerere. Yesu ashimwe. Haleluya. Mushaka gutabarwa, iyo yose ni ibintu bituma mudatabarwa. Jewe ku maboko yanjye handitseho amazina yanjye, Harora Imana Sharire. Nandikishije umusumari mubisi ntarakizwa. Muri 90 nakijijwe 91. Nige wazanye tatuwaje muri uyu mujyi. Noneho jewe nkumva nabikoze ngo ngira ngo abantu batazajya bambaza amazina yanjye, ko nambaraga amasengeri n'utupira tw'amaboko maguru, ngo ngende nereka polisi ngo n'abantu bambaza ngo nitwa nde, ngo bajye basoma. Naho kumbi shitani ari gutegura ikibombe mu Rwanda. Umuntu wese wanditseho ngo harakabaho baramwishe, keretse ab'Imana yarinze. Bagiye no mu bigo by'amashuri gusaka abantu banditse ku matako, banditse mu bitugu, banditse ku maboko ngo harakabaho, ngo vive Kigeli cyangwa vive runaka, harakabaho runaka na runaka. Kandi nanjye nari nanditseho ngo harakabaho Sharire, kandi hari umwami witwaga Sharire. Baramiga rero nanjye ngo banyice kuko bari bantanze, bari bahari. Mpita nshyiraho ipasi y'umuriro, comeka ipasi, ndangije ndatwika. Narwaye igisebe ukwezi muri jenoside. Eko nzakurinda ntuzongere kwigirira nabi, wabikoze mu bujiji, nzakurinda nta murimbuzi uzagira icyo gutwara. Murabyumva? None nawe urakana k'agakobwa ufite imyaka 15, ufite imyaka 10, ufite 20, uri kwandika amazina y'abahungu ukunda ku mabere, abo se nibo bazagutwara? Kandi nguri mu idini, ubikora uri umunyedini runaka ntashatse kuvuga, ndivuze bamerera nabi, rirabikwemera ntacyo rigutwara. Urandika ku mabere, urandika mu bitugu, burababwira ngo ni munyandike, nuzi n'ibyo bahanditse. Niyo ugiye kurebesha miruwari, nyuguti ziza zicuramye, nta muntu wisoma mu bitugu. Ntabwo ati ni munyandikiremo gutya na gutya. Nabo bamwe itabi n'urumogi, barakwandikira mu ibyo bishaka, bashyiremo utundi tuntu tw'udukoryo twabo bashaka. Ubwo rero nujya guceza muri nzanuza bajya bareba ikinyamaswa ngo bandizwe ngo handitsemo ngo kobura. Kobura ni ikiyoka, barakwanditsira ikiyemwe inzoka. Ubwo koko numara kuzura umwuka wera, umaze gukizwa, ntabwo urumva utazakizwa n'isoni. None namwe rero bana bacu muri gutamba mutamba, mwumva mubikumbuye, namwe murashaka kubijyamo, mubona namwe ari byiza. Mubonye ibyo mwirukira, muzabiharura se biharukike. Sinashyizeho sipasi ngo mbikureho bikanga kuvaho. Igisebe gikize bakambwira ngo inyuguti zageze kwigufwa, ziri mu mitsi. Niyo gikize kuko nandikishije umusumari mubisi, mfite umujinya mubi, gisebe kikazamuka ngashinga mwundi musumari, ndangije ngenda nzana imiyenzi nkajya nshyiramo ngo bitemuke vuba. Ariko muzi ubupagani kuntu buvuna. None nawe uri kwiyandikaho. Reka ibindi ndi kubera n'amaso ne kubivuga, nzabivuga bidahari.
muzabaze Michael Jackson urupfu yapfuye azize kanseri y'uruhu kubera ko yarihinduje yihindura umuzungu ari mwirabura ahindura izuru arigira idage ari rifaransa sinzi byo yarari byo amenyo arahindura ibintu byose agiye kwipimisha ko yararwaraga basanga arwaye kanseri y'uruhu byaturutse muri iyo miti n'ibyo byo kwihinduza ubwo rero nurwara kanseri bazavuge ngo ni shitani kandi ari ibyo bintu wirirwa wigotomeza wirirwa wisiga wirirwa witoboza wirirwa wiyandika wirirwa gukora ibintu byose ubwo nutangira gutemagurika uzavuge ngo nibagusengere ngo nabadayimoni ngiye kuvuga ngo dore ko abadayimoni bagowe ntabwo bagowe baragakizwa sinzi nimba banakizwa ndavugira abadayimoni se ngo mbavugire mwiki mukizwe neza mwuzura umwuka wera nise natwe ntidukubitwa natwe turakubitwa iyo tutambitse ibirenge wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli reka mbabwire bene data ndangiza soza mbabwire utuntu tungahe ari ibintu bizatuma imisozi yawe ikurwaho babwire utundi tuntu twiza icyambere ni ugukorera Imana ukiranuka nimba ushaka ko imisozi yawe ufite andika no ututwandika nabizi ibyo navugaga ntibyandikika ntabwo byandikika ibyo narindi kuvuga andika ibi byo birandika nimba ushaka kutabarwa nabivuze ibya mbere ni ukwizera ni ukwihana icya gatatu ni ugukorera Imana uyubaha uyumvira ukiranuka imisozi izarimbuka murabyumva kabiri Bibiri iravuga ngo umuntu nankorera nkurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari waza umuntu nankorera data azamuha icyubahiro ikindi cya kane ni ukugira umwete wo kumvira Imana kugira umwete wo gusenga ni ibintu bibiri niba ushaka ko imisozi yawe iriduka ni ukugira umwete wo gusenga wiyirije ubusa ukagira n'umwete wo kumvira Imana iki kubwiye ugikore iki kubujije ukireke uzatabara ubwo murabyumvise ni ukugira umwete wo kumvira Imana ukagira n'umwete wo gusenga iki Imana ikubujije ukireke iki gutegetse ugikore nudatabarwa uzavuge ku ijambo ry'Imana ribeshye ikindi ngo ni imigenzereze myiza Bibiri iravuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka ngo atuma n'abanzi be buzura nawe ni mugende mukora ikoranabuhanga ry'imigenzereze myiza imigenzereze myiza ni uko ugera mu rugo ukerera umugabo wawe imbuto umugore wawe imbuto abana bawe mukabana neza ukagira imigenzereze ni myiza mu kazi ukavuga neza ugasubizanya neza ukera imbuto mbese ukaramya Imana ugakorera Imana mbese ukagira imigenzereze myiza imigenzereze myiza izatuma imisozi yawe ikurwaho ikindi kiravuga ngo ni ukuramya Imana kuramya Imana ntabwo ari bya bindi mugira gutya gusa oya no gutanga Bibiri iravuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa hari ahantu ejo bundi nari nagiye kwigisha aho ngaho twigisha baduherekeza bakaduha 10,000 nangije numva ijwi rinegetse nanjye kuramya ndavuga ni ayo bamerekeza uyu munsi nanjye ndayaha umuntu w'umukene ndangije nyaho umukene murengerezaho na 5 ariko umuntu yaramamagaye aramamagara arambwira ngo hari umuntu ngo nshaka kujya kunsurira ngo urugo ruri gutandukana ngo abantu rwose ngo nabana bakiri batoya bamaze umwaka umwe ngo ariko bari gutandukana ngo none ngo nkohereje amafaranga
ngo uwo muntu umuhamagara umugurira icyayi atacisha mu ijisho, hanyuma noneho umuganirize ariko ari kunywa n'icyayi, anyohereza ibifaranga bikubye inshuro 10, inshuro 10 zayo natanze. Kandi ndakomeza ni minomero ze arangije n'inomero arazinyima, arambwira ngo rega nari nabuze ngo inzira nyuzamo ngo nguha agafanta. Ye baba we, ngo nari nabuze inzira nanyuramo ngo nkubwire ko nkuguriye fanta. Imigenzereze myiza ituma imisozi yacu iriduka. Se muri kubyumva? Ariko kuramya Imana bituma imisozi yacu iriduka. Iyo uhaye umuntu uburamije Imana, uri kuramya Imana. Ku mugani ibirabo mwirirwa mutanga bigura 20,000, mwagiye mushyiramo n'inote ya 5. Uramushyira ikirabo ikintu cy'ikibuka cy'igihuru, wamushyira agahuru gatoya washyizemo 15,000. None ngubwo rero ngo wamukunze ngo ikirabo ngo mu indabo ngo ntarapfa, muzihorere mu mpe 5 ntarapfa. Ndabyose ndazishyira mu nkono abana bazirye. Nuza uriya mu pastori wapfuye w'umudivaniste ninde? Ezira yarababwiye ati ibyo bihuru munzanira nabyo nkeneye, muzane Bibiliya muziha abakene. Yabuze guhambwa neza se ko batazanye ururabo na rumwe, bakazana za Bibiliya. Nukuramya Imana kugira gute? Nukuramya Imana, nukuramya Imana. Ubu ugize gutya nk'uyu ntabwo ari ukwifotoza, ndayaguhaye. Ubu ngubu ngo umvuga uburyarya abantu basigaye bagira, ndayamuhaye kandi ni menshi. Umva uburyarya rero buri mu barokore, ngo kuba ko kwibumoso ngo ni gukora ikintu ngo ikubiryo ngo ntiko kabimenya. Ararara umva sha, mukakomeza rero nimuduhe ngo batabimenya. Reka mbasobanurire iryo jambo. Bibiliya iravuga ngo intama zanjye zumvise ijwi ryanjye ndazizi nazo ziramenya. Ikongera ikavuga ngo intama zizajya hehe? Iburyo, ihene zijye he? Ibumoso. Ukuboko kw'iburyo rero ni intama. Muri kubyumva? Ukuboko kw'iburyo ni itorero, ukw'ibumoso ni abapagani. Nugira icyo ukora ntukagitangaze mu bapagani, ariko mu ntama z'iburyo ntabwo ari bibi kumenya icyo watanze mu itorero, bivuga n'ubutumwa. Intama zanjye iburyo, ihene ibumoso. Iyo bavuga ngo ukuboko ngo kw'ibumoso, ukuboko kw'ibumoso ni kugira icyo gukora, ngo ukw'iburyo ni kubimenya. Umukristo nagira icyo akora si ngombwa kujya kubitangariza abapagani. Ariko umukristo mu mugenzi wanjye nimuha undi mukristo akabona ko ntanze, bizaba nibwo buryo rero abantu bari gutuma abantu badatanga, bavuga ngo ntanze isaha, ngo ntanze ibyuma bya korari, ngo nukugira ngo abantu batabimenye. Gute nzatanga ibyuma abantu ntibabimenye? Nzatanga ibyuma bya korari gute abantu ntibabimenye, korari ntibimenye cyangwa pastori ntabimenye? Nzatanga amakaro yuzuye urusengero gute abantu ntibabimenye? Ni ibintu rero abantu bumva bagashaka kubikiramo gukiranuka, nyine ngo ubwo bakiranutse, ngo bakiranutse kugira ngo namacenga, no kugira ngo runaka atamenya ko wahaye runaka nawe kuko ntacyo wigeze umupimira. Kiranuka hari undi uri bungende hose, ntabwo se wari ufite icyifuzo cyane?
nase ko bababwira ngo wari ufite icyifuzo kimeze gutya naze tumusengere akaza. Ubwo se tuvuze ngo wari ufite icyifuzo cy'amafaranga naze tuyamuhe, ubwo se twaba tukoze icyaha ngo ukuboko kw'ibumoso ngo kurabimenya ko kw'iburyo? None rero mwe ibyo mu mwuka byagurya nibyo tuzajya tumenya, ibyagurya pratikoma byo tubihishe, byo tubihishe. Iminota irageze harangiye, nabizi ntiwatinyuka no kumpagarika, ntiwabishobora, amavuta afite arenza yabo. Ariko kuko umwuka w'Imana undimo, ibindi nari kuvuga ndabihagaritse, byari byinshi, imisozi yari myinshi nari kuyibabwira, hano twahise nzahagaruka. Muri kubyumva? Ahangaha hitwa nzahagaruka, nzahagaruka. None se ejo se jewe narinzi ko ndi kuri gahunda yo kwigisha, ariko mbabwije ukuri ni uriya umaze kubigisha n'igihe wamuraritse. Uyu ejo twari twicaranye ndamurarika ngo azaze, kandi yagombaga guhabwa umwanya kuko ari gihe wawumusabiye. None se urumva hari ishyari mfite? Hari ikibazo se? Nta na gitoya, kandi azagaruka. Ariko abantu bimana amapase, ugasanga wabonye ahantu akazi ariko ntuhaye pase undi, kandi uri umukirisitu. Biriya nta gakiza karimo, ni ibintu by'abapagani bo mu rusengero. Muhaguruke dusenge, abihana bihannye, abakizwa bakijijwe, dusenge Imana ibatabare. Muzane bya byifuzo nimba bihari tubisengere. Birahari cyangwa dusenge gutya? Bya byifuzo dusenge. Mukunda amakaroni, mukunda imyumbati, kunda ikigufwa cy'isombe. Sawa. Harimwe abasore n'inkumi, kandi buri muntu wese afite uko yakwandikiye mu ibanga. Niyo mpamvu twebwe tutazi ibyo banditseho, ariko wowe urabizi. Ahubwo icyo dukoze turabiteruye, biraremereye ariko ntabwo byakuremerera. Niyo mpamvu tubisengeye Mwami. Birashoboka yuko byabarenze, ariko wowe ntabwo byakurenga. Amazi ashobora kurenga inkombe, ariko imbaraga z'Imana ntabwo zari zananirwa ku buryo abantu b'Imana batatabarwa. Turabasengeye Mana kugira ngo bagirire neza abakeneye aho kuba, abakeneye ibyo kurya, abakeneye imyambaro, abakeneye kwiga, abakeneye kwivuza, abakeneye Mwami Databuja wera, ababyeyi, abakeneye abatware, abakeneye abadamu. Ibyo byose ni ibyifuzo. Hari abakeneye Mwami inkwano, turabasengera. Abakeneye za perimi Mwami Yesu Kristo, hari abakeneye za kategori z'uburyo butandukanye. Hari abafite abana babo babananiye, bana banywa ibiyobyabwenge, bana babaye indaya. Turasenze Mwami. Hari abafite abagabo badakijijwe, hari abafite abagore babakubita. Mwami Yesu, turabasengeye kugira ngo ugire icyo ukora mu izina rya Yesu. Hari abacuruza bahomba, hari ababuza aho gukorera. Ibyo byifuzo byose Mwami turabikweretse. Hari abafite amadeni Mwami babuze uko bishyura, hari abagiye gutezwa cyamunara. Turabasengeye ngo ubatabare. Hari abafite ababo mu nzu y'imbohe, ubafungure. Hari abafite imanza zabateye ubwoba, izo manza uziburane mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye, turabasengeye, ubakize gukorwa n'isoni, ubakize ikimwaro. Mwami Yesu Kristo, tabara abakazi bawe, tabara abagaragu bawe. Urakoze kuko ubikoze. N'ibindi tutabasha kuvuga twebwe tutamenye,
ariko wowe urabizi ugiye kubikoresha gukomera kwawe. Mwuka w'Imana ajya arema nk'uko twabisomye mu ijambo ryawe ngo wohereze umwuka wawe bikaremwa, kandi ngo ujya wimura imisozi itabimenye. Imuri iyi misozi, tenguriye imisozi, Yesu mwana w'Imana, imisozi mu izina rya Yesu. Bitwike nk'uko inyayu zitwika amazi agaserura mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimye, cyubahiro kibi cyawe mu izina ryawe ryera Yesu. Amina.